itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi aho i Masaka. Yari amateraniro asanzwe, ariko yaje kutubera adasanzwe kubw'umusaruro unejeje kandi w'imbaraga wavuyemo. Aho Fils Henry yari ayoboye twigira ku byogajuru, umwuka w'Imana agendereye ubwoko bwayo, habatizwa abagera kuri 17. Ntibemeye umwami nk'umukiza gusa, ahubwo bemeye no kumukorera. Ese mwami, twakuvaho tukajya he? Kubuhungera ari kuri wowe, aho bikomeye uradusindagiza, ukuboko kwawe turakubona. Iryo tsinda ryanambye ku Uwiteka, babihamisha kumuririmbira kubera intero nziza bari bafite. Bacanye itabaza, n'abandi ntibababera abagawa, ahubwo babiyungaho, bituma bagira imbaraga zo gukomeza uwo murimo. Ni umwanzuro ukomeye bafashe wo kwamamaza umwami Yesu waje mu isi agapfira umuntu. Ni amahitamo atoroshye yo kurwanya Satani. Hashimwe Yesu we ugikomeje kuturinda, ugikomeje kuturindira isezerano ryo kuhaba, nk'uko yabivuze ati, nunyura mu mazi ntazagutembana, nuca no mu muriro ntago uzashya. Bakundaga cyane indirimbo ya 26 muzatoranyijwe, njukondi. Ni koko bari inshuti z'ijuru pe, kandi inshuti z'umusaraba. Bati tuje uko turi mwami, ni koko uri Imana itabeshya. Warahabaye ibyari iminsi ubihindura imyaka, tukiri mu burinzi bwawe. Mu mwaka wa 2006 ntibabaye inshuti z'ijuru gusa, ahubwo bongeyeho no kuba abarinzi b'uruzabibu, bisigura the guardians mu ndimi z'amahanga. Ku myaka 25 tumaze mu murimo wawe, mbese twavuga iki? Biraturenze, nta gushidikanya n'ibiri imbere uzabikora. Uzakomeza kubana natwe, n'ubu turi ibihamya ku byo wakoze. Oh Lord, thank you for being there for us. Thank you for everything you did. Ninde wavuga ko Imana yacu idashoboye n'ibyo yakoze? Ibyo dutekereza tutashobora, ubu icyo gihe warabidushoboje. Ahari kuva ibyago uratubundikira. Dore ubu twese intero n'imwe, nk'uko Joshua yabivuze ati, njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Ku rugejuru abandi baragiye, wowe urasigara, wahaye Imana ng'ubu kiriho.